Ese ni iki kibabaza umubyeyi kurushaho? Kubona umwana warira atari bumuhoze, kubona mutakira atari bumutabare, kumubona ashonje atari bumugaburire, kumubona atishimye kandi nta kintu ari bubikoreho, cyangwa se kumuraga ingoma nawe yamunaniye kandi abizi neza ko agiye kwicarira intebe ishyushye. Ibya nyuma nibyo bibaye kuri Mojtaba Khamenei. Kuri ubu niwe wa mbere uri gushakishwa ngo yicwe n'igisirikare cya mbere ku isi, Amerika, ndetse akaba higwa bukwari na wa mutwe w'ubutasi uhunahuna abanzi kurusha uko mahuma ihumurirwa n'inyama, iyo ni Mossad. Kugeza magingo aya ntawe urabaca mu rihumye bamwitumye. Ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran washyizweho mushya, wasimbuye se wivuganywe n'abanzi, aho bivugwa ko amurusha amarere hamwe n'imyemerere y'idini, gusa akaba nabaje gutegeka mu gihe kigoye. Ni muntu ki watoranyijwe? Yatoranyijwe ate? Kuri Jado Dukuze Official turakubwiye ibidasanzwe kuri we utapfa kumva ahandi. Twagiye rero. Mu gihe intambara ikomeye iri guhindura isura ya politiki mu burasirazuba bwo hagati, izina rya Mojtaba Khamenei ryatangiye kuvugwa cyane mu itangazamakuru no mu nzego za diplomasi ku isi yose. Nyuma y'urupfu rwa se Ali Khamenei wari umaze imyaka irenga 30 ayobora Iran, Mojtaba Khamenei yatangajwe nk'umusimbura we ku mwanya w'umuyobozi w'ikirenga wa Repubulika ya Kisilamu. Ibi byabaye mu gihe igihugu cyari kiri mu ntambara ikomeye n'ihuriro ry'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, aho byagabye ibitero bikomeye by'indege ku murwa mukuru wa Iran. Urupfu rwa Ali Khamenei rwateje ihungabana rikomeye mu gihugu, ndetse mu gihe gito cyane hashyirwaho umusimbura kugira ngo ubutegetsi bukomeze gukora. Ni muri urwo rwego inteko y'abanyamadini itoranya umuyobozi w'igihugu yatangaje ko Mojtaba Khamenei yari ugiye kuyobora igihugu mu gihe cy'intambara n'ihinduka rikomeye rya politiki. Mojtaba Khamenei yavutse mu mwaka wa 1969 mu mujyi wa Mashhad mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Iran. Ni umwe mu bana batandatu ba Ali Khamenei, kandi kuva akiri muto yakuriye mu muryango wari ufite imbaraga zikomeye mu buyobozi bwa Repubulika ya Kisilamu. Nyuma yo kwiga amashuri yisumbuye mu ishuri ryitwa Alavi Tehran, yatangiye inzira y'ubuzima bw'idini, aho yagiye kwiga amasomo ya teolojiya ya Shiite mu mujyi wa Qom. Uyu mujyi ni umwe mu nkingi zikomeye z'inyigisho z'abashite b'Abayisilamu, kandi niho abanyamadini benshi bakomeye bo muri Iran bakura ubumenyi bwabo. Nubwo Mojtaba yize ayo masomo igihe kinini, abasesenguzi benshi bagiye bavuga ko urwego rwe rw'ubumenyi mu by'idini rutageze ku rwego rw'abayobozi bakomeye b'idini bari basanzwe bayobora igihugu. Ubuzima bwa Mojtaba Khamenei bwahindutse cyane mu gihe cy'intambara ya Iran na Iraq mu myaka ya 1980, cyangwa intambara y'ikigobe cya Perse. Icyo gihe yari akiri umusore muto, ariko yagiye ku rugamba ari mu ngabo zidasanzwe za Iran zizwi nka Islamic Revolution Guard Corps IRGC. Yakoreye mu mutwe w'ingabo witwaga Habib Battalion, warozwi cyane kubera ko harimo abasirikare benshi bafite imyemerere ikomeye ya revolution ya Kisilamu. Uwo mutwe w'ingabo niwo waje kubyara bamwe mu bayobozi bakomeye mu nzego z'umutekano n'ubutasi muri Iran. Ibi byatumye Mojtaba Khamenei akiri muto yubaka umubano ukomeye n'abasirikare bakomeye hamwe n'abayobozi b'izo nzego, ibintu byaje kumufasha cyane mu myaka yakurikiyeho. Nyuma y'intambara, Mojtaba yakomeje amasomo y'idini ndetse atangira kwigaragaza buhoro buhoro mu nzego z'imbere mu buyobozi bwa Iran. Nubwo atigeze afata umwanya wa politiki ku mugaragaro cyangwa ngo yiyamamaze mu matora, abantu benshi mu gihugu ndetse no hanze yacyo batangiye kumubona nk'umuntu ufite imbaraga zikomeye inyuma y'amarido. Mu nyandiko z'ibanga za diplomasi zigeze gusorwa na WikiLeaks, Mojtaba yasobanuye nk'umuntu ufite ijambo rikomeye mu biro bya se, ku buryo hari abavuga ko ari we wagiraga uruhare runini mu gufata ibyemezo bikomeye bya politiki n'umutekano. Mu matora ya perezida yabaye muri 2005, izina rya Mojtaba Khamenei ryatangiye kuvugwa cyane mu mpaka za politiki. Umukandida witwaga Mehdi Karoubi yigeze kumushinja ko yagize uruhare mu gutegura uburyo bwo gushyigikira umukandida w'abahezanguni Mahmoud Ahmadinejad. Ibyo birego byatumye abantu benshi batangira kumubona nk'umuntu ufite imbaraga zidasanzwe mu nzego z'umutekano n'iz'igisirikare. Nyuma y'imyaka 4 muri 2009, ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye yamaganaga ibyavuye mu matora ya perezida, izina rye ryongeye kuvugwa cyane. Iyo myigaragambyo yaje kumenyekana ku izina rya Green Movement, aho abaturage benshi basabaga ko habaho amavugurura ya politiki. Muri iyo myigaragambyo, inzego z'umutekano za Iran zakoresheje imbaraga zikomeye mu kuyihagarika. Abasesenguzi bamwe bavuga ko Mojtaba Khamenei yari umwe mu bantu bagize uruhare mu gufata ibyemezo byo gukoresha imbaraga mu guhagarika imyigaragambyo. Ingabo z'abakoranabushake zizwi nka Basij zikorera mu rwego rwa Islamic Revolution Guard Corps nizo zagiye ku isonga mu gukumira imyigaragambyo mu mihanda ya Tehran hamwe n'indi mijyi minini. Ibyo byatumye Mojtaba atangira kumenyekana mu baturage nk'umuntu ufite ijambo rikomeye mu by'umutekano w'igihugu.
Mu myaka yakurikiyeho Mujtaba Khamenei yakomeje gukorera inyuma y'ibiro bya se. Abasesenguzi benshi bavuga ko no mu gihe Khamenei yari akuze kandi arwaye kenshi, Mujtaba ari wari umaze kuba ihuriro ry'imbaraga mu buyobozi bwa Iran. Uruhare rwe rwagaragaraga cyane mu guhuza ibikorwa by'ingabo, inzego z'ubutasi n'inzego za politiki. Abamushyigikiye bavuga ko ari umuntu ufite ubumenyi bwimbitse ku mikorere y'ubutegetsi bwa Iran kandi ko azi neza uburyo bwo guhuza inzego zitandukanye z'ubutegetsi. Nubwo afite izo mbaraga, hari abavuga ko kuzamuka kwe ku butegetsi bishobora guteza impaka zikomeye. Revolisiyo ya Iran yo mu 1979 yayobowe n'umunyamadini w'icyamamare Ruhollah Khomeini yari igamije gukuraho ubutegetsi bwa cyami bwari buyobowe n'umuryango umwe. Kubera iyo mpamvu, igitekerezo cy'uko umuhungu yasimbura se ku butegetsi gisa naho kinyuranye n'amahame ya revolisiyo yari ishingiyeho. Abanyedini bamwe bo muri Iran bagaragaje impungenge ko iyo gahunda ishobora gutuma igihugu cyongera gusubira mu buryo bw'ubutegetsi bw'umuryango umwe. Ku rundi ruhande, hari abavuga ko Mujtaba ari umwe mu bantu bake bashobora gukomeza guhuza inzego. Mu myaka ishize, bamwe mu bayobozi bakomeye bashoboraga kumuhatanira uwo mwanya barapfuye cyangwa batakaje imbaraga muri politiki. Urugero ni urupfu rwa Ebrahim Raisi wari perezida wa Iran mbere y'uko agwa mu mpanuka ya kajugujugu muri 2024. Urupfu rwe rwatumye habaho icyuho kinini mu bayobozi bashoboraga gusimbura Ali Khamenei. Ku rwego mpuzamahanga, Mujtaba yatangiye kuvugwa cyane mu nyandiko za guverinoma z'ibihugu by'uburengerazuba. Muri 2019, United States Department of the Treasury yashyize izina rye ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano bya ekonomi. Ibyo bihano byatumye izina rye rirushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Hari kandi amakuru yavuga ko Mujtaba afite umuyoboro munini w'imari n'imitungo. Amakuru amwe y'itangazamakuru ry'uburengerazuba yavuga ko ashobora kuba afite imitungo n'amafaranga mu mijyi yo ku mugabane w'Uburayi nka Londres cyangwa Vienne muri Autriche. Hari abari gutekereza wenda ko Mujtaba Khamenei ashobora kuba umuyobozi mushya ushobora kuzana impinduka muri Iran. Gusa abasesenguzi benshi bavuga ko ibyo ari inzozi. Abamuzi neza bavuga ko ashobora kuba umwe mu bantu bakomeye kandi bakomeye mu mitekerereze ya politiki. Ni umuhezanguni. Bavuga ko ashobora kuba arusha amarere se, aho amurusha gukoresha imbaraga no gukurikiza ideoloji ikomeye mu bijyanye na politiki y'idini. Ikindi gishimangira impaka ni uko Mujtaba atari umuhanga ukomeye mu by'idini ya Islam nk'uko bisabwa ku muntu uyobora Iran, igihugu cyashinzwe ku mahame ya revolisiyo yashaka ko ubutegetsi buyoborwa n'umuhanga ukomeye mu mategeko ya Islam y'Abashiyite. Nubwo na se Ali Khamenei igihe yashyirwaga ku butegetsi atarayatora mukuru, nibura ari ku rwego rwa Hoyat al-Islam, mu gihe Mujtaba we atarajya no kuri urwo rwego. Mu muco w'ubuyobozi bw'abanyedini muri Iran, imbaraga z'umuyobozi zishingira ku mubare w'abantu bamwumvira ku bushake iyo atanze inyigisho cyangwa amategeko ajyanye n'idini. Ariko Mujtaba ntazwiho kuba afite icyo cyubahiro mu bayoboke b'idini. Ni ukuvuga ni nk'uko yaba ari pasiteri afite abayoboke benshi. Ntabwo ariko bimeze. Abantu benshi bashobora kumutinya kubera imbaraga ze za politike, ariko ntabwo bamwumvira nk'umuyobozi w'idini. Ikindi, mu by'ukuri ubusanzwe umuyobozi mukuru wa Iran atoranywa mu buryo bufite uburyo bukora bwihariye. Iyo umuyobozi w'ikirenga apfuye cyangwa akuye ku butegetsi, ihuriro ry'abayobozi ryitwa Assembly of Experts wakwita nk'abiru rihita riterana vuba kugira ngo ritore uzamusimbura. Iri huriro rigizwe n'abanyamadini 48 batorwa n'abaturage bo mu ntara zitandukanye za Iran, ariko mbere yo kwiyamamaza bagomba kubanza kwemerwa n'urwego rwitwa Guardian Council. Mu gihe habaye icyuho ku buyobozi nk'iki gihe, hashyirwaho ubuyobozi bw'agateganyo bw'abantu bake bayobora igihugu mu gihe gito, hanyuma ababiru bagakora inama idasanzwe mu gutora umusimbura. Muri iyi ntambara yabaye muri 2026, iyi nama yabaye mu buryo bwihuse cyane, ndetse bamwe mu bayigize bavuze ko habaye igitutu gikomeye cyaturutse ku basirikare ba IRGC bashakaga ko Mujtaba Khamenei yatorwa. Tariki ya 3 Werurwe habaye inama ya mbere yabereye kuri interinete kubera ibibazo by'umutekano. Abanyamuryango ngo bahawe igihe gito cyo gutanga ibitekerezo mbere y'uko batora. Nyuma y'iyo nama habaye impaka n'abatavugaga rumwe n'uburyo amatora yakozwemo, bituma hatangazwa ko azaba indi nama ya kabiri tariki ya 5 Werurwe. Nubwo hari abatemeraga icyo cyemezo, banatangaje ko bazayanga kubera igitutu cya politike. Tariki ya 8 Werurwe abiru barateranye batangaza ku mugaragaro ko Mujtaba Khamenei wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran, abo umuyobozi wa gatatu w'iki gihugu kuva habaho impinduramatwara za Kisilamu. Ku rwego mpuzamahanga, ubuyobozi bwa Mujtaba Khamenei bwatangiye mu gihe gikomeye. Intambara iri hagati ya Iran n'ihuriro ry'ibihugu by'uburengerazuba ishobora kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu n'umutekano w'akarere. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko atemera ubuyobozi bushya bwa Iran kubera ko atigeze bushyiraho. Avuga ko bugiye guhura n'igitutu gikomeye cya diplomasi n'ubukungu. Abayobozi ba Israel binyuze muri Minisiteri y'Ingabo bavuze ko umusimbura wa Khamenei nawe bagiye kumuhiga bukwari bakamwica. Ibi byose byatumye Mujtaba Khamenei atangira ubuyobozi bwe mu bihe byuzuye ibibazo byinshi, agomba guhangana n'intambara yo hanze, ibibazo by'ubukungu imbere mu gihugu no kutizerwa kwa bamwe mu baturage. Abasesenguzi
bavuga ko uburyo azashobora gukemura ibyo bibazo aribwo buzagena niba ashobora gukomeza ubutegetsi bwa Repubulika ya Kisilamu cyangwa se niba igihugu kizinjira mu kindi cyiciro gishya cya politike. Ibi bituma isi yose ikurikirana hafi cyane intangiriro z'ubuyobozi bwa Mujtaba Khamenei. Nta muntu uzi neza niba azaba umuyobozi ukomeza inzira ya se cyangwa niba azazana impinduka nshya mu mikorere ya Iran. Ikizwi ni uko yafashe ubutegetsi mu gihe cy'amateka akomeye cyane, kandi ibyemezo azafata mu myaka iri imbere bishobora guhindura cyane ejo hazaza ha Iran hamwe n'imiterere ya politike mu burasirazuba bwo hagati. Ni mu gihe nyine acitse ibitero bya Amerika n'abatasi ba Mossad. Tugumane kuri Jado Dukuze official. Nge nari Jado Dukuze.